ariko nyaboneka urota ubyuke utekereze ntukaguma aho uri haba mu bitekerezo mu bikorwa gerageza guhindura byapfiriyeho hamenye ikintu cyo kigora buri wese bavuga ngo nimbi inzozi zambi zaziye ku Mana kuki hari kimwe mwavuze mu kiganiro cy'ubushize ndabumva we na Silas ngo kuki imbibazo yora zikaza none se ubundi ibuye rimwe mu mufuka w'umuceri uriye nta ryuma mbere yuko arya umuceri ikibi kiribonekeza yego ikinyoma kiribonekeza buri gihe iza mbere so rero ikintu cya mbere ni ukubona missing a bus, train, plane and boat. ubwo no kuvuga ngo no gucikwa cyangwa se ugakererwa bisi kagusiga ngo wamisinze bus yawe bisi yagucitse ubwato bwagucitse imodoka yagucitse ikikunguruzo cyagucitse moto cyangwa yare byagucitse muri make ibintu byo gomba kunguruza ukarota ubona wakererewe mu rugendo wari ufite ibyo byose byagusize yego plane ndege kagusiga buri indege irakabyara n'isi na tiketi hinduka hano bigusiga ukumbura hombye buhombye ibura gusigwa n'ikintu kubotakaje isa rero ibirose ibyo bintu kimwe muri ibyo nimba n'imodoka wakatisha ariko indege umva ubuhombye cyane yego ndeba n'urugendo rw'ivuga butumwa afite hariya indege iyo ugiye gufata inda n'amafaranga bagucaginga ntabwo baragucaginga ndariko burya impamvu yumvikana ko wamisi yego ariko niyo ugiye guhinduza ubundi kereka iyo hari igihe banabyanga ko bamaze kuyabara yego so umva na bisi ubwayo garagura aho bishyura mbere yugo nuvuga ngo missing a bus, train, plane and boat ubwato muri make nabwo bishobora gutera ikindi kibazo kikugoye ugasanga ubuze ko ugenda ibyo nabyo bigasobanura ko ukererewe muri ya business yawe utakaje igihe utakaje ibintu utakaje ubuzima icyo gihe hari ikintu ukora ninde wanyerereje iyo maze kurota gutyo ko ntabwo ushobora gukererwa fonasi wahuye n'umuntu arakuganiriza byanga byako cyangwa wabuze telefone hari ikintu cyatuma ugira gukererwa aho rero niho abantu batasobanukirwa inzozi kuki bisi yasize nkora ikinaryaga reka inda yawe utere imbere ese kuki indege isize naganiraga na Silas arimo arakugomesha ese ni mbega buri gihe ugerageze kumenya icyatumye ukererwa ukireke ni ikimana ubundi bitwigisha yego k'igikorwa si ugukererwa ihoni icyatumye ukererwa utagira igihe isaha yapfuye kabiri losing your way kuyoba uje igahanga ariko ukisanga uri Kacyiru harimo n'abantu bambwiye ngo bajya ngo imodoka ikamutwara agasinzira akibagirwa aho yavuyemo harenze ngabo rero wasinzirijwe n'iki ni dayimoni nyine ni ukuvuga ngo wasubiye inyuma urumva bagomba kuviramo igahanga yego baragutwara uviriyemo Nyamata uragaruka utese urahombye ibyo wari gukora umwanya wawe amafaranga ugiye kongera gutegeka kugenda ugona mu modoka wasamye ucira inkonda byo suri backwards ngizo ikindi kiteye ubwoba stuck at the red light or traffic ni nko guhagarara cyangwa se kuzitirwa na feruje cyangwa na feruje na jam cyangwa na buteyage cyangwa na traffic na leta babashinzwe traffic police bariya kaguhagarika ugiye gukaturaje imodoka kandi mu buzima nta modoka ugira ahubwo ari n'abanyamaguru baduhagarika ya red muzira duhagarika bakakubwira ati nta wemerewe ko mubanze murindire ndashatse ko uyu munsi mvanga abantu n'abacyongereza babyumve neza yego stuck at the red light and or traffic cyangwa traffic jump cyangwa traffic police nabwo mba ko wari ufite speed ariko barayigabanuye nuvuga ngo timing yawe bayiciye so it's a spirit of delay n'umwuka wo gukererwa abangaba abantu bafite za mariage n'ibindi bintu batinda n'ibindi bikomera ibintu byihuta uri bukorera ku masegonda yego hanyuma ikindi cyaka tugomba kureba ni ukuba elevator not okay kujya muri elevator cyangwa lift elevator ni ngane sanseri cyacuma gitwara abantu wakigeramo gikore kandi uko wagiye muri etage muri sanseri cyangwa muri elevator agutanga hejuru wagize ajya kuzamuka usanga yagezeyo kera biravuze ngo urakererewe kandi bafite gahunda yo kugenda ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana
yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana iramubwira ngo genda ubasukeho amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindurwa abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero aba wejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Ndagusuje kandi ngo ikaze ku Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Reka nkubwire ngo amahoro y'Umwami wacu Yesu niyo nkwifurije muri iki gitondo. Imana ibane nawe mu byo ugiye gukora byose. Byuka ujye gushaka amafaranga, usenge ubundi ujye gushaka amafaranga, ndabizi ibintu bizacamo. Amazina yanjye ni Jerry, turagarutse n'ubundi turacyari muri cya cyumweru cyo kurebera hamwe inzozi. Ngiriwe amahirwe nanone kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana Silas ndetse na Mushumba. Mwese muri kubibona rero, ndabasuhuje mbahaye ikaze. Mushumba, waramutse? Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bubane nawe Jerry, nawe ndagushuje mu izina rya Yesu. Amen. Yego, nguhaye ikaze ngo natwakirire Silas. Sira nawe turakwakiriye mu izina rya Yesu, umukozi w'Imana, umuhanuzi. Imana igumisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndawakiriye Mushumba wanjye. Ese ko uvuga ufite ubwoba bwinshi? Aya ntabwo bafite n'umunezero kuba nicaranye nawe. Ndishimira Imana kandi nabo aho murabagira ubwoba na Yesu muzicarana ku ntebe y'Imanza. Gusabiye rero kurama n'abandi mwese mudukurikiranye, mbasabiye kurama. Murakoze cyane, namwakiriye byarangiye. Reka rero sinasasenga Imana dukomeze na gahunda y'ikiganiro, cyane ko uyu munsi nifuza ko ariko mbere yuko dusenga nongere mbasubiremo ntagire umuntu uzarambirwa. Ubumwe bw'Abera si idini, ubumwe bw'Abera si n'itorero, ntabwo byenda kubaryo. Ubumwe bw'Abera nihishurirwa Imana yampaye ngo mfashirize umuntu ahari. Tubuza umuntu kuzerera n'idini y'Imana yakoreramo nawe. Yego, umva amagambo y'ubwenge, sobanukirwa, ikureho karande, ikureho inyatsi, ikureho imivumo, menye icyo urota, menye Imana ikubwira, maze uhindure ubuzima bwawe, uhindure n'ubw'abandi, uhindure n'aho uri, kandi aho uri hose ugaragara nk'umuntu ukorera Imana. Si byiza kuva mu idini ujya mu rindi. Twamaganye umwuka w'ubuzererezi. Ntitubatiza, dushyingira, ntabyo dukora. Umuntu wese mu itorero ry'iwabo. Tuba muri ADPR Pentecote nta bindi. So wasenga Imana rero. Tugushimiye ko Mwami Yesu ibintu byose wabishyize ahagaragara. Haleluya. Kugira ngo buri muntu wese yibonemo. Mu izina ryawe Yesu Kristo turagushimiye aya masaha, iyi minota, aka kanya. Twakiriye ubuzima, twakiriye kumenya, twakiriye guhirwa, twakiriye ubutware, twakiriye igitinyiro, twakiriye kunesha, twakiriye gukomeza, twakiriye gusobanukirwa, ndetse tukamenya niyo tujya, tukamenya naho duhagarara, tukamenya n'icyo tugomba gukora, tukamenya n'ubundi bushobozi uturutse muri Kristo Yesu aribwo watanze kugira ngo Umushumba dusobanurire byose. Turagushimiye rero ugiye gukomeza kubana natwe mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Murakoze, Imana ibahamugisha. Amen. Yego, twakomeza noneho kugira ngo ibintu bigende neza. Yego, inzozi z'uyu munsi rero Mushumba, ndashaka ko tuganira kuri nyuma maze kudusengera Imana turi kumwe. Umuntu agira impano ye. Yego, agira impano ye rwose. Nuvuga ngo ni inzozi zerekana yuko hari ibyo wari waracitse ugiye gusubira inyuma cyangwa ukaho gukererwa. Kugukerereza. Hari ibintu gusubira inyuma ukabaza ko kuki ntajya imbere nsubira inyuma, cyangwa ugakerererwa. Yego, tugiye kureba. So icyambere, izi nzozi ikintu zivuga, abantu bakunze kuzirota kenshi n'abantu bubatse ingo, abantu barimo biga, abantu bashaka gutera imbere, babona ko hari ikintu bari batangiye kugeraho giciriritse, ariko kugira ngo kigire ugasanga ni usubira inyuma buri kanya. Niyo bitariho gusubizwa inyuma no gukererezwa. Ntabwo ndi buze gutinda, gusa mbifurije umugisha w'Imana. Ariko nyaboneka jya urota, ubyuke, utekereze, ntukaguma aho uri, haba mu bitekerezo, mu bikorwa. Gerageza guhindura byapfiriyeho uhamenye. Ikintu iyo kigora buri wese bavuga ngo ni mbi. Inzozi zambi zivuye ku Mana. Kuki hari kimwe mwavuze mu kiganiro cy'ubushize ndabumva we na Silas ngo kuki imbibazo yora zikaza. None se ubundi ibuye rimwe mu mufuka w'umuceri, uriye ntaryuma mbere yuko arya umuceri, ikibi kiribonekeza. Yego, ikinyoma kiribonekeza buri gihe. Iza mbere. So rero ikintu cya mbere ni ukubona missing a bus, train, plane and boat.
ubwo ni ukuvuga ngo ni ugucikwa cyangwa se ugakererwa bisi ikagusiga wamisinze basi yawe bisi yagucitse ubwato bwagucitse imodoka yagucitse ikikunguruzo cyagucitse moto cyangwa igare byagucitse muri make ibintu byose ugomba kunguruza ukarota ubona wakererewe mu rugendo wari ufite ibyo byose byagusize yego plane indege ikagusiga buri indege irakabyara n'isi na tiketi ihinduka hano bigusiga ukumva urahombye buriya gusigwa n'ikintu kuba utakaje isa rero iyo ubirose ibyo bintu kimwe muri ibyo nimba n'imodoka wakatisha ariko indege umva ubuhombye cyane yego ndeba rero urugendo rw'ivugabutumwa afite hariya indege iyo ugiye gufata inda n'amafaranga bagucaginga ntabwo baragucaginga ariko y'impamvu yumvikana ko wameze yego ariko niyo ugiye guhinduza ubundi kereka iyo hari igihe anabyanga ko bamaze kuyabara yego so umva na bisi ubwayo regaragura aho bishyura mbere ubwo nuvuga ngo missing a bus train plane and boat ubwato muri makeya nabwo bishobora gutera ikindi kibazo kikugoye ugasanga ubuze ko ugenda ibyo nabyo bigasobanura ko ukererewe muri ya business yawe utakaje igihe utakaje ibintu utakaje ubuzima icyo gihe hari ikintu ukora ninde wanyerereje iyo umaze kurota gutyo ko ntabwo ushobora gukererwa fonasi wahuye n'umuntu arakuganiriza byanga byako cyangwa wabuze telefone hari ikintu cyatumye ugira gukererwa aho rero niho abantu batasobanukirwa inzozi kuki bisi yansize nkora iki naryaga reka inda yawe itere imbere ese kuki indege isize naganiraga na Silas arimo arakugomesha ese mbega buri gihe ugerageze kumenya icyatumye ukererwa ukireke ni ikimana ubundi bitwigisha yego k'igikorwa si ugukererwa ikibazo icyatumye ukererwa utakira igihe isaha yapfuye kabiri losing your way kuyoba uje igahanga ariko ukisanga uri Kacyiru harimo n'abantu bambwiye ngo bajya ngo imodoka ikamutwara agasinzira akibagirwa aho yavuyemo byaharenze ingabo rero wasinzirijwe n'iki ni dayimoni nyine ni ukuvuga ngo wasubiye inyuma urumva bagomba kuviramo igahanga yego baragutwara uviriyemo Nyamata uragaruka utese urahombye ibyo bari gukora umwanya wawe amafaranga ugiye kongera gutegera kugenda ugona mu modoka wasomye icira inkonda bye izo ngizo ikindi kiteye ubwoba stuck at the red light or traffic ni nko guhagarara cyangwa se kuzitirwa na feruje cyangwa na feruje cyangwa na jam cyangwa na buteyage cyangwa na traffic na leta babashinzwe traffic police bariya kaguhagarika ugiye gukaturaje imodoka kandi mu buzima nta modoka ugira ahubwo hari n'abanyamaguru baduhagarika ya red ntuzira duhagarika bakakubwira ati ntawemerewe ko mubanze murindira ndashatse ko uyu munsi mvanga abantu n'abacyongereza babyumve neza yego stuck at the red light and or traffic cyangwa traffic jam cyangwa traffic police nabwo mba ko wari ufite speed ariko barayigabanuye nuvuga ngo timing yawe bayiciye so it's a spirit of delay ni umwuka wo gukererwa abangaba abantu bafite za mariage n'ibindi bintu batinda n'ibindi bikomera ibintu byihuta uri bukorera ku masegonda yego hanyuma ikindi cyaka tugomba kureba ni ukuba elevator not working kujya muri elevator cyangwa lift elevator ni ngana esanseri cyacuma gitwara abantu wakigeramo gikore kandi uko wagiye muri etage muri esanseri cyangwa muri elevator agutanga hejuru wagize ujya kuzamukiza ngagazeyo kera biravuze ngo urakererewe kandi bafite gahunda yo kugenda attempting to learn but not working sorry attempting to learn but not working ubwo ni nko gushaka kwirukanka ariko ikanga kagenda gake nabyo nako ni gakundi ukumva wakwiruka ikanga mu nzozi bikanga urumva ari nk'ikintu cy'ukurura kitumuta urabigerageje ariko mu nzozi biranze ntibigukunda ntibikunze ko wiruka mu nzozi biravuze ngo karande ziwanyu zose n'inkecuru n'inzukuruza n'iki n'ubuvivi byafashe ku mugongo we ntawe uzatera imbere biragusaba kwibohora yego gasaba deliverance ikomeye sibyo yego clock cyangwa kubara isaha isubira inyuma
tuzi ko isaha iba ari ijya hehe ijya imbere wowe ukabona imibabara igaruka inyuma baragushyingura nta kwezi bakuri baragushyingura nta kwezi none se imodoka igiye gutakaza umwuka urushinge ntirusubira inyuma yego utwaye imodoka iyo y'umwuka urushinge wakora iki si urupfu ni hatari iyo yujuje bya yuzuye umwuka urushinge rugira ruke wafata ntubaze ufashe feri ruramanutse rugiye ruramanuka ubona ko ugiye so rero isaha iba imanuka uvuga ngo ubuzima bizinesi inshuti umuryango bamaso nawe ngo rinda n'ibisigaye bigiye gupfa icyo gihe ubonye imodoka ishizemo gutyo utangira kwiga amahirwe gushaka ahantu yihengeka turabyumvise neza cyane iyo niyo kwitonderwa unclimbable all obstacles in your way ibintu nyine bidasobanutse cyangwa birebire bitabasha kurira utabasha gucamo cyangwa se za obstacle mu nzira yawe nk'umuntu ushobora kuba atazi kurira igiti kandi kugira ngo ugere aho ugera ubwurira igiti bose urabigenza utazi kurira cyangwa igipangu ese niba ari obstacle mu nzira usanga nta kiri buterure byarangiye ufite gahunda ugiye gushaka kirahari ugiye kureba arahari ariko hari ibyaje bihagarara imbere yawe uyu ni wa muntu wemera akarya ideni muri banki ariko bikanganura akamutereza cyangwa atanayariye byamwangiye cya karindwi kirashekeje stuck in the think man uhagarara mu byondo ibyondo bikagufata uzi ko nta niyo habaye ibyondo cyane iyo izuba rivaye ivumbi wakubitamo ugahita ugwa n'imodoka gufatwa n'ibyondo stuck mu byondo hagati rwose wambaye agakweto n'imodoka zirafatwa ntizigende cyane ugafatirwa mu byondo imvura ni umugisha ivumbi rivere ko bihindutse ibyondo wowe bivuze cyangwa ibyo witaga umugisha kuri wowe karande n'imivumo biraje birakuvangiye yego bifunze bya bintu byawe fatirwa mu byondo wa kafatirwa mu byondo uraseba birumvikana abyita mu kiganiro ibisoto ibyondo ifufu n'ibisambe ugafata rambiye n'icyose ngo ubyo kuba ikindi cya mbere ni forcing to wear a clothes but don't fit you ubwo ni nko kwihagikamo imyenda kanga kujyamo ukabyimba amasa bikanga kimwe n'inkweto wihatamo biravuze ngo ibyo bintu ntabwo ari ibyawe rekura shaka ikindi kintu ubyigana ngo urabikunda ntuvuga ngo ngiye ngo murabona ngo ngiye ntacuruje electronique nta kindi nacuruza iyo ntigushaka ukeneye mu birere byo mu ruhengeri ushobora gukunda gukora ibintu ariko niba hari ikintu nakundaga ni ukuba umucamanza niba hari ikintu nakundaga ni ukuba umushinjacyaha ko nagushinja icyaha ntibakoremo umushinjacyaha nawe njye mu bintu by'imanza ndabikunda nkunda impaka aragushinja ariko byaranyangiye hari ikintu musanzwe mupfa mu buzima busanzwe none naje kuri YouTube kandi ndazi kubivuga ariko ubundi burya nkwinjiriye mu idosiye numvaga mbikunze yego tugahangana ku ngingo ku yindi ukayizana nkazana ariko njye numva ntashaka ko umucamanza nkubite yanyu ndoya ngiye guhangana n'umwavoka n'umunuzi umwavoka n'umushinjacyaha nibyo numvaga nishakira ya crossfire yabo niyo mbashaka siko niryo ariko guterana amagambo crossfire ingingo ku yindi muhindagurikira ajya muri droit international ugatuma ukatisha muri jurisprudence agahitamo no kukaza muri mukavuga utumwanditsi mugakubitana ingu mukwepa ikintu kandi mwese mugize gute muzi ko mubura nibyo yakoze bize ko mu mucenganira mu ngingo ko nabikundaga ariko byaranyanze ndikwirirwa ndi muri hangaha ngo TikTok Imana ibishaka muri YouTube hangaha so rero iyo wambara ibyo bintu ubiforcinga ubyishyiramo ubyihatamo vuga ngo ugiye gusubira inyuma wawe nta buzima burimo ntacyo uri bukore urimo uravunikira ubusa ahubwo ushobora kuba uzanyurwa no kurangura ibirayi hari abo usanga barize bafite impuzu ugasanga akijwe n'umumotari unakijwe gerageza n'ubona ikintu birakubwira ngo ibyo bintu urimo wifesingamo wibiforusa ntabwo ari ibintu byawe birekeraho hanyuma kurya ukumva urimo uragize isoni
mbega ntabwo baguhaye ibiryo kubibona gusa tuvuga bagusaviza ibyo kurya babireba ku misemire zamutse kumva ntaho byanyura ubwa mbere Imana ikurinze korwa ariko binasobanura ko ibintu bigiye kujyamo si ibyawe rwose si ibyawe byihorera so Imana ibaha umugisha rero numvaga nibwira ko twagarukira kuri iyi ngingo yonyine tubabwira ngo bakomeze bagubwe neza barindwe ngize inzozi zerekana ko ugiye gusubira inyuma mu buzima no gukererwa kugera ku ntego yawe ubonye imwe muri zino fata ingamba twarayibabwiye gusenga ni kimwe ariko natekereza rero ibyakunaniye kora ibyo wiyumvamo washobora wikora ibyo baguhasemo uri umujyanama wa mbere w'ubuzima bwawe kandi Imana iragukunda kandi Imana ishaka gutera imbere umuntu wese mu itorero awejejwe muri ryo ahagume turabakunda nakagaruka shalom shalom